reka suza nshuti za The Source of Blessings ku isoko y'imigisha turabiyegereje mwe mudukurikiye mwebwe nshuti zacu za The Source of Blessings. Imana yo mu ijuru ibahereze imigisha, amen, haleluya. Bene data, nkuko mubibonye hasi aho ngaho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo the most dangerous sin, cyangwa se icyaha gikomeye giteye ubwoba cyateze ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'uwagikoze icyo cyaha. Haleluya. Rero ndakwinjiza kugira ngo mwene data tuze kubana mu gihe tuganira kuri iki kintu, kuko bene data ikintu dukwiye gukora dukwiye kwirinda. Ijambo ry'Imana dusaba kwirinda mu byo dukora byose, mu buzima bwacu bwose dusabwa kwirinda cyane. Haleluya. Uyu munsi rero naje kukubwira icyaha kimwe mu byaha bikomeye abana b'abantu dukunze kwirengagiza, dukunze koroshya, ariko ni icyaha kiri dangerous cyangwa se kiri dangereux, kiri washen, icyaha gikomeye cyane giteye ubwoba, gishobora kukubuza nijuru cyangwa se cyatuma ujya mu kuzimu bitewe n'icyo cyaha. Haleluya. Rero turaje tukiganireho bene data, ndakwinjiza kugira ngo ukurikire wizeye, ndakwifuriza kugira ngo nimba iki cyaha gikuriho kikunze kukubaho mwene data wihane hakiri kare, kuko iki cyaha gikomeje kukubaho utakibabariwe waba uri muri miliyo iri dangerous nyine ishobora kukubuza ubwami bw'ijuru. Haleluya. Reka tudatinze rero tuganire ijambo ry'Imana. Ndaza kukubaza ikibazo mwene data muvandimwe. Ese iyo tuvuze ngo icyaha, hari umuntu wavuga ko ufite icyaha, wavuga ko nta cyaha ugira? Ntibishoboka. Twese abana b'abantu tugira ibyaha. Paulo yaravuze ngo ngerageza inshuro nyinshi kudakora icyaha, ngerageza gukora ibyiza, ngo ariko ibibi ngashiduka byantanze imbere. Rero mwene data, nta numwe muri twebwe utagira icyaha, nk'uko ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 3:23 kugera ku 24 rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, amen, haleluya. Bene data, ngo kuko twese twakoze ibyaha bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana. Rero nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ndi ntungane 100% ndera nta cyaha mfite. Rero bene data, nanjye nashatse kugira ngo uyu munsi tuze kuganira, ese ko ibyo byaha tubifite bene data twabasha kubikurwaho, twabasha kubibabarirwa icyo cyaha? Ndaje kugira ngo tukiganireho mu kanya bidatinze. Ariko inkuru nziza ihari nuko nta cyaha na kimwe Yesu Kristo atatubabarira, nta cyaha na kimwe Yesu Kristo adashobora gutangira imbabazi, ariko byose bituruka mu guca bugufi kwacu, tukajyana ubusabane nawe, tukemera ko turi abanyabyaha, nawe akabasha kuba yatubabarira. Haleluya. Icyo cyaha rero tugiye kuganira bene data ni icyaha cyitwa kutababarira. Mu Cyongereza bavuga ngo unforgiveness cyangwa se no kutababarira. Haleluya. Icyo ni icyaha gikomeye cyane nifuza ko bene data tuza kuganira, kandi nkagusaba mwene data, nimba hari umuntu uzi ufitanye nawe inzika cyangwa se utababarira, ubona ukumva aguteye nk'isesemi, ukumva ntushaka kumubona mu maso yawe, wakumva izina rye ukumva urahindutse muri wowe, iki ni icyaha gikomeye cyane mwene data. Nifuza kugira ngo wumve ukuntu impamvu twakise kiri dangerous cyangwa se giteye ubwoba cyangwa se gifite imbaraga nyinshi cyane, gishobora no kukubuza n'ijuru. Wumve mwene data aho ikituma tuvuga ibi ngibi. Haleluya. Reka tubisange muri Matayo igice cya 18 ku mirongo 32 kugera ku 35. Ushatse wowe mwene data wasoma kuva kuri 23 ukagera kuri 35, wabyumva bihagije cyane. Ni umugani tugiye gusoma Yesu Kristo yaciriye abantu. Reka dusome tudatinze. Ngenda soma kuva kuri 32 kugera kuri 35. Ijambo ry'Imana rivuga ngo maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose, na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so umubikuye ku mutima. Amen. Haleluya. Bene data, uyu ni umugani Yesu Kristo yaciriye abantu
igihe Petero yamubwiye ijambo rimwe yavuze Yesu ni mugenzi wanjye nankorera amakosa nangirira nabi ese nzamubabarire inshuro zingahe? Nzamubabarire inshuro 7, nzamubabarire inshuro 7 zose. Iwe akumva Petero akumva ko ari inshuro nyinshi. Yesu yamusubije ijambo rimwe yarambwiye ngo ntuzamubabarire inshuro 7 gusa, ngo ahubwo uzamubabarire ngo 7 inshuro 70. Arangije niho Yesu abacira umugani ababwira amakuru. Hano twumvishamo shebuja, twumva umugaragu mubi. Aho byatangiriye Yesu Kristo yabacira umugani ababwira ngo hari shebuja yaraje aje kureba abagaragu biwe, aje kubishyuza amadeni bari bamurimo. Arangije umugaragu mubi, uyu bise mubi uwa mbere, araza amubaza ideni yaramufitiye, ngo yaramufitiyemo ngo nyinshi cyane, yaramufitiyemo ideni ryinshi cyane ry'inzovu, amadenari y'inzovu. Ngo arangije ngo amwishyuza iryo deni. Ngo arangije umugaragu kuko ngo atarabifite, ngo sebuja avuga ngo ubwo utabifite nibagurishe umugore, abana, ndetse nawe bakugure, noneho tube turangije ideni ryanjye nawe. Uyu mugaragu mubi ngo arangije ngo aramupfukamira, aringinga asaba imbabazi kugira ngo abashe kubabarirwa, yongererwe igihe azishyure wa mwenda wose mu kindi gihe kitari ako kanya yari ari gusabwa kwishyura umwenda yari afitiye sebuja. Ariko sebuja ngo amugirira impuhwe kubera ko yamwinginze, waramubwira ngo okay, nubwo warundimo umwenda mwinshi cyane no gutuma ngurisha umuryango wawe wose cyangwa nkawugura wose mukaba banjye, ngo ariko ndakubabariye byose, ndabisibye byose, nta na kimwe nkwishyuje. Ngo sebuja ntiyakatura, ntabwo yigeze akatura ngo noneho basi uzame igice, uzame 1/3, uzame 1/4, ngo ahubwo yamubariye ideni rye ryose amuha amahoro, aramubwira ngo igendere, ideni ryanjye nawe rirangirira aha ngaha, ndakubabariye. Haleluya. Ngo ariko uyu mugaragu mubi ngo yarasohotse, ngo akimara gusohoka ngo abona undi muntu ngo umurimo idenariyo ngo 100 ngo arangije ngo aramurakara cyane, ngo aramusumira, ngo avuga ngo ugomba kunyishyura umwenda wanjye. Kandi iwe yari arimo inzovu ni 10,000, ariko iwe bari bamurimo ideni ry'100. Ngo arangije ngo arakarira wa wundi umurimo ideni, ngo aramubwira ngo sinshobora kukubabarira. Uwo ngo wari umurimo ideni aramwinginga, aramubwira ati wambabare ko nzakwishyura, mbabarira umpe igihe nzakwishyura. Aramubwira ati oya sinakubabarira. Arangije ngo amwohereza mu nzu y'imbohe, ngo kugeza aho azishyurira ideni yari afitiye ryose. Ngo aha niho twese dusoma sebuja abyumvishije abandi bagaragu bavuze ibyo uwo mugaragu wamaze kubabarirwa na sebuja yakoze, ngo baraza babwira sebuja bamubwira ati ibintu wa mugaragu yakoze ni ibi. Ngo sebuja abyumvishe arababara cyane. Niho ahangaha twasomye ngavuga ngo se ko nakuhariye imyenda yawe, ko hari undi mu myenda mwinshi ushoboka, ngo ese niki cyatumye mwene data utabasha kubabarira nawe? Ese ntiwagakwiye nawe kubabarira ko njye nakubabariye umwenda wari umfitiye wari na mwinshi cyane kuruta uwo wari ufitiwe n'uriya mugaragu washyize mu nzu y'imbohe? Ngo se ntiwari ugakwiriye kumubabarira nk'uko nanjye nakubabariye? Haleluya. Uyu mugani bene data, icyo ijambo ry'Imana ryashatse kuvugaho niko Imana data itumereye. Haleluya. Duhora ducumura ku Mana iminsi yose, uko bwije n'uko bukeye, tubizi tutabizi, twabigambiriye tutabigambiriye, mu buryo bwinshi bushoboka tugacumura ku Mana inshuro nyinshi cyane. Ariko iyo dupfukamye tukabwira Imana ngo turemera ko turi abanyabyaha, Imana ngo ni inyembabazi, irabasha kutubabarira. Haleluya. Ariko ibyaha itubabarira ni byinshi cyane tudashobora kubona uburyo tubasha kubyishura. Niko rero Imana yabwiye no mugaragu se, none wowe ko mugaragu mugenzi wawe yaguhemukiye cyangwa se agufitiye ideni, ko yakubabaje, ko hari icyo mwapfuye, ese wowe ko wababariwe bya bindi byawe byose, ntiwasabwa gutamba igitambo, ntiwasabwa gutanga ituro ringana ukuntu bitewe n'ibyaha wakoze uko bingana? Ese wowe kuki mugenzi wawe ukurimo umwenda wagututse inshuro imwe uhita umwanga burundu, uhita wumva umwanzi utifuza no kumureba mu maso yawe?
ese wowe ntibagakwiye kumubabarira? wowe kuba Imana yakubabariye atari ukuri mwiza, atari uko wasenze cyane, ahubwo ukibuka gusoba ngo nakoze icyaha Mana umbabarire ndi umunyabyaha, Imana ikakubabarira, wowe mwene data ntiwari ugakwiriye kubabarira? Niho hahangaya yasora tuvuga ngo na data wo mu ijuru, nimba tutababariye bagenzi bacu, nawe ntuzigere utekereza kuzababarirwa n'Imana. Ako kantu ugasurinye mwene data, nimba utababariwe n'Imana, nibyo twavuze ngo biri dangerous. Nimba tudafite imbabazi ku Mana yo mu ijuru, icyo gihe ni nkaho nta sano tuba dufite nayo, ni nkaho ibyaha byacu byose biracyakuriho. Ese uzababarirwa nande? Abapasiteri badusengera, abantu bose badusengera, abapadiri badusabira imbabazi, ariko niba utarababarira mwene data, we gutegereza imbabazi ku Mana. Haleluya. Iki ni icyaha gikomeye, ibyo navuze gishobora no kuganisha mu kuzimu, ukabura ijuru bitewe n'uko utababariye umugore wawe kubera ko mwigeze gutongana, mwigeze gutukana, yigeze kukubamo ideni ntiyakwishyura, uhita umwanga mu mutima wawe, yigeze kuguhemukira uburyo bwinshi butandukanye, uramwanga. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo na data wo mu ijuru ntazakubabarira nimba utababariye mwene so, kandi ngo ubikuye ku mutima. Haleluya. Ubikuye ku mutima. Reka kuvuga ngo ndakubabariye ariko mu mutima wawe ugifite ngo ubutaha uzibeshe ugire ikintu nsaba, uzibeshe ugire icyo utekereza kumbwira ngo nguhereze. Ibi bintu ntibidukwiriye bene data. Na data wo mu ijuru ntazakubabarira nimba ukeneye imbabazi ku Mana, kwa kundi ucumura ugapfukama imbere y'Imana kuvuga ngo Mana umbabarire, ukwiriye nawe kubabarira mugenzi wawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Matayo 6:14 kujya ku 15 niho ryavuze keyword ikomeye cyane, uhandike mu mutwe wawe ujye uhatekereza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ngo ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Amen. Icyo kintu cyandike mu mutwe wawe. Nukuvuga ngo kugira ngo ubabarirwe, kubabarirwa kwawe kuzaturuka mu kubabarira kwawe. Ako kantu mukumve neza, kubabarirwa kwawe n'Imana bizaturuka mu kubabarira kwawe, ubabarira mugenzi wawe. Haleluya. Rero mwene data, biradukwiriye kugira ngo tubabarire bagenzi bacu ibyo badukoreye. Reka kwibuka ibyo bagukoreye ngo bitume ubagira inzika, ubanga, wumva utabashaka. Witonde mwene data. Haleluya. Rero bene data, kutababarira kandi ikibi cyabyo ni urukuta rushobora gutuma isengesho ryacu ridasubizwa. Mwibuke bene data, mu mategeko akomeye kuruta ayandi, Yesu yabwiye abantu yavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta kuntu rero uzaba ufite inzika mugenzi wawe ngo nurangiza umukunde, ahubwo uzamwanga. Hazazamo imbuto y'urwango hagati yawe nawe. Ibyo ngibyo, Imana ni urukundo, n'abayikunda cyangwa se abayizera dukwiye kubana mu rukundo. Haleluya. Rero ni urukuta rushobora gutuma isengesho ryacu ritumvikana imbere y'Imana. Haleluya. Reka nkuko tuza kubisanga muri Mariko igice cya 11 ku 25 kugera ku wa 26 dusome mu izina rya Yesu. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarira ibyaha byanyu. Ngo ariko nimutababarira abandi, so wo mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Haleluya. Nuhagarara uri kuririmba uramya Imana, uhimbaza Imana, ukibuka ko conducteur wanyu, conductrice wanyu, cyangwa se dirija wanyu, dirijante wanyu, cyangwa undi muririmbyi muririmbana mufite icyo mupfa, ngo ubanze umubabare nimba wifuza kuramya Imana, ngo Imana inezezwe n'igitambo watambye. Haleluya. Rero ukwiye kwirinda mu byo ukora byose, kandi ukababarira. Ngo mbere yuko ugira igitambo utamba, mbere yuko usenga, nimba ushaka gusubizwa n'Imana, urakwiriye kubanza ukababarira. Imana ikakubona ko wababariye, nawe ikakubabarira ibyaha byawe. Kwa kundi wihana ibyaha byawe, Imana izakubabarira bitewe nuko nawe waciye bugufi ukayisaba imbabazi. Ariko nawe nkuko twavuze, bizaturuka muko wababariye mugenzi wawe. Haleluya. Nta muntu ushobora kudakosa bene data, nkuko twasomye mu Baroma. Twese dufite ibyaha. Mugenzi wawe wangire nabi, nakugire nabi, mbabarira, nkubabarire, tubane gutyo. Ubuzima rero dukwiye kubamo n'ubuhe bene data? Ubuzima dusanga muri Abefeso ibice 4 ku 31 dusoreze ku
na kabiri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo, ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Haleluya. Mugirirane neza. Nimba mugenzi wawe yarakugiriye nabi, we kumwitura inabi, ahubwo umugirire neza. Ngo kandi mugirirane imbabazi. Mugenzi wawe naguhemukira, mugirire imbabazi. Bene data, muri kamere yacu kugirana nabi ni ibintu biri muri kamere yacu. Ushobora kugira nabi atari uko nabyishimiye muri ngewe, atari byo binyuze, ahubwo kubera kamere indimo. Satani nawe ni umugome, arashobora gutuma nge nawe tugirana ikibazo nkaguhemukira, ariko mbabarira nk'uko na so mu ijuru yakubabariye yambabariye. Tukwiye kubabarirana ngo tukagirirana imbabazi. Kubera iki? Kugira ngo Imana Data wa twese, natwe cyagiye ducumuye, cyagiye dukoze amakosa, cyagiye tubabaje Imana, nawe ibashe kuba yatubabarira. Haleluya. Bene data, mu magambo makeya dusoza, ndashaka kubwira mwene data, mu by'ukuri wisuzume, urebe mu buzima bwawe, ese runaka tutavuze izina, ese cya kintu yaguhemukiye mu by'ukuri ntukigifite ku mutima? Ese iyo umubonye uramwishimira? Ese iyo umubonye umubona nka mwene so, umwana w'Imana? Ese iyo muririmbana, ese iyo ari umuvugabutumwa ntafata mikoro yajya kubwirizwa bati uyu munsi sinza gufashwa kubera ko runaka ari wabwirije? Ese iyo agiye kuramya Imana, ese ntuvuga ati uyu munsi none nta kuramya kwabaye kubera ari runaka waramije? Bitewe n'iki? Bitewe n'urwango umufite muri wowe. Bitewe n'iki? Kutababariye. Wibuke ijambo rimwe twasomye, ijambo ry'Imana turisubiremo bwa nyuma. Ijambo ry'Imana muri Matayo bice 6:14-15 bavuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Rero bene data, hari utifuza kubabarirwa ibyaha bye? Ko twese twakoze ibyaha, ko twese twacumuye, hari utifuza kubabarirwa? Niba ushaka kubabarirwa, babarira nawe. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha mwene data. Imana iguha umugisha kandi iguha imbaraga zo kubabarira wanga waguhemukiye. Ndabizi ko bibabaje, yarakubabaje bikomeye, ariko wibuke nawe ubuzima bwawe hari ibyo wakoze Imana itakugira imbabazi, nawe wahemukiye Imana. Imana ibashe kuguhereza imbaraga kugira ngo wihane, ubabarire bagenzi bawe nk'uko nawe Imana yo mu ijuru yabashije kukubabarira. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha kandi igushoboze kwihana iki cyaha, kuko iki cyaha cyonyine ubwacyo kirashobora kuganisha mu muriro utazima cyangwa se kukurimbura. Haleluya. Imana ishaka ubugingo buhoraho. Reka iki cyaha cye gutuma ubura ijuru bitewe nuko utigeze ubabarira runaka. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguhereza imbaraga, ubabarire mugenzi wawe nk'uko nawe so mu ijuru yakubabariye. Imana ibaha imigisha. Wowe wakoze subscribe, Imana yo mu ijuru iguhereze imigisha. Wowe utarakora subscribe, wakanda hasi aho ngaho kugira ngo tujye tubana. Dukeneye ibyifuzo byanyu, dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Nagusaba mwene data gusangiza ubutumwa kugira ngo na mugenzi wawe utari wababarira ahari abashe kubabarira, kugira ngo iki cyaha kitazigera kimuza ubwami bw'ijuru. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.